Hello kandi ikaze cyane hano kuri Line Class 1 Kinyarwanda channel. Uyu munsi ngiye kukwereka uko washaringa cyangwa se uko wasangiza mugenzi wawe network cyangwa se wifi cyangwa se ukuntu wamusangiza ku mamega ufite mu gihe uri hamwe n'umuntu udafite amamega wenda ashaka kureba message zigiye zitandukanye za WhatsApp, za Facebook cyangwa se ashaka kureba kuri internet. Okay, tudatinze tugiye kureba uko tubigenza. Turaje rero, murabona mfite agatelefone gatoya ka Itel, ariko telefone ayo yose wakoresha nyine inzira ngiye kukwereka, yaba iPhone yaba indi smart ayo yose, inzira ni imwe turakoresha. Nta kundi turabigenza rero, turaza hahandi hejuru duse n'abamanuye kugira tubone tuno settings tugiye dutandukanye. Tuno tuntu murabona tuno twama wifi, sinzi ukuntu natwita ariko ni setting. Then aka kantu muri kubona gafite ino sinye kameze gutya ku yandi matelefone kaba kanditseho ngo hotspot. Kariya niko turafungura, then tugafungura, iyo gafunguye gahita kazana irindi bara, ubundi ukagakoraho ugategereza gake bigahita bifunguka uko. Byamara gufunguka hano ni hotspot cyangwa se ni settings za hotspot. Turahita tuza dukande hano kuri hotspot setting, bihita bifunguka gutya. Then nibimara gufunguka kuriya tuza hano kuri name. Ubwo hariya niho tugiye kwita izina cyangwa se ya wifi yacu tuyita izina runaka. Noneho iyi telefone mfite ihita izana nyine izina rya telefone, ubundi niryo riba name y'iyo wifi, ariko ushobora kuyihindura ukaba wayita wenda ABC cyangwa se XX cyangwa se ukayita izina ryawe, akaba ari wifi yitwa izina ryawe. Ikindi uhita umanuka hasi gato, hano handitse password ukahakanda. Wamara kuhakanda, kuri utu telefone iba auto generated, but uyahise iba auto generated nyine, ariko ushobora guhita uyisetinga ukaza ukahita izina ryawe cyangwa se izina ry'umwana wawe, ubundi cyangwa se izina ry'umuntu runaka cyangwa password tu cyangwa nimero ya telefone uko ubishaka, ubundi ugahita ukanda hano handitse OK. Iyo umaze gukanda OK rero ndakeka uba umaze gusetinga password na name, ubundi wifi ni nkaho iba yakoretse igihe hahandi nakweretse yitwa hotspot hafunguye. Nta kindi rero uhita ubwira umuntu cyangwa se wandi ushaka gusharinga network, akaza nawe akamanura kwa kundi, ubundi we agahita afungura hano handitse wifi. Iyi wifi akayifungura, ubundi agakoraho gake. Yamara gukoraho agategereza gake akarekura, then yamara kurekura agahita, murabona ko iri gushakisha, agahita abona names z'ama network ahari. Ushobora kuba wenda yitwa Ednet, indi yitwa ABC, indi yitwa, noneho weho ya indi yawe bamaze gusetinga uhita umubwira izina ryayo, then akayikoraho. Yamara kuyikoraho hagahita haza password, ugahita umubwira password wasizemo, wenda nimero ya telefone cyangwa se indi mibare wakoresheje, ubundi ugahita ukanda ahantu handitse ngo connect. Ndakeka yamaze gukanda hahandi handitse connect, wifi ahita yibona ko yisetinze, ko yagezemo muri telefone ye, ubundi agatangira message zitazitangira kuza automatically ziba mwohereje kuri WhatsApp cyangwa se notification za Facebook, za YouTube zigatangira zikaza, kubera ko aba asa n'uri kuri internet. Okay, ndakeka iyi video niba utari usanzwe uzi bino bintu, ndakeka igufashije ukuntu washaringa mugenzi wawe network kabisa. Gerageza kuri subscribe, fungure notification cyangwa se ukandi kunzogera kugira ngo video ijye ihita ikugeraho igihe twaprodinze. Ikindi usharinge iyi video igere no kuri mugenzi wawe. Okay, thank you very much. Thank you for watching.